turakwitegeka aramenya gasani kuko dukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 22 Mata 2023. Isomo rya mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa gatandatu umurongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ukomeza kwiyongera, nuko abavugaga ikigereki muri bo batangira kwinubira abahebureyi kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Nuko ba 12 bahamagaza ikoraniro ry'abigishwa, barababwira bati, ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo 7 b'inyangamugayo wuzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze tubashinge uwo murimo. Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose. Batora Stefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, batora na Filipo na Polikori, Nikanoni na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya, wari umuyoboke w'idini ry'Abayahudi, maze babashyira intumwa. Zimaze kubasabira, zibaramburaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza gukwira hose, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abahereza bitambo benshi bayoboka ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 133. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Ntungane nimukomere amashyi Uhoraho. Abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucurange ikembe, munamucurangira inanga y'imirya 10. Kuko ijambo ry'Uhoraho ari intagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho niwe uragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Uhoraho neza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Igihe Yesu yari amaze gutubura imigati, bugorobye abigishwa be baramanuka no ku nkombe y'inyanja. Bajya mu bwato berekeza hakurya y'inyanja, ahagana i Kafarinawumu, nuko bubiriraho kandi Yesu atarabageraho. Hahuha umuyaga mwinshi, inyanja yitera hejuru. Bamaze kugashya ahantu h'amasitade 25 cyangwa 30, babona Yesu agenda ku nyanja ageze hafi y'ubwato. Ubwoba burabataha. Nibwo Yesu ababwiye ati, nimuhumure nijye. Bashatse kumushyira mu bwato, babona ubwato bugeze ku mwaro aho bajyaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimuhumure nijye, uwo ni Kristu ubivuze, asanze abigishwa be koko bagize ubwoba, ati nimuhumure nijye. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi. Uze kuva ahangaha kuri buri munsi, nawe ufite ihumure rya Kristo, bitewe n'ubwo bugira, bitewe n'ibibazo urimo. Yesu arakubwira ati, humura nijye, wigira ubwoba, witinya. Amasomo y'uyu munsi ikizimi byacu duteguriye araryoshye cyane, ubwo tujye kuzirikana ku ngingo iryoshye igira iti, uko bimerera umukristo wasize Kristo. Bemera gute umuntu wataye Imana, wasize Imana? Uko bimerera umukristo wasize Kristo. Nze kureba iminsi yose maze siga Kristo, uko byangendekeye. Nawe uze kubireba uko byakugendekeye. Turi kwiga filozofiya ikabwayi muri filozofikumu, ubwo hari kuwa 4 mutagatifu, nyuma y'igitambo cya misa, hariho gahunda y'uko dushengerera isakaramentu ry'Ukaristiya, autour de rôle. Tukagenda tugenda mu bice. Nuko igihe kimwe kiza kugera rero, dore ko nyine wari n'umunsi mukuru, nuko tugiye kubona twicaye turi ku meza, tugiye kumva twuva umuyobozi wa seminari araje n'amahane menshi. Nuko avuga mu rurimi rw'Igifaransa ati, vous êtes ici, vous buvez, vous mangez, vous dansez, alors que Jésus est seul. Niko nta soni mufite, muri kwirira, muri kwinywera, muri kwisakuriza, muri kwibyinira, muri kwishimisha, kandi Yesu mumusize wenyine. Muri gukora icyangaha, Yesu ari wenyine. Ndakubwiza ukuri, ubanza ibyo twari turimo turya n'ibyo twari turimo tunywa, twahise tugira ubwoba. Abo basize Yesu, uzi ko ari bo bazavamo abapadiri. Abapadiri mwa cyo bikora, hari ibintu bibiri iryo jambo ry'umuyobozi ryanyigishije nyuma, nabimenye nyuma bimaze kuba padiri.
icya mbere burya ni uko kuwa kane mutagatifu burya haba hatangiye ububabare bwa Yezu Kristu. Ni ngombwa rero gutangira ububabare na Kristu. Icya kabiri byanyigishije nyine no gutishimisha kandi nasize Yezu wenyine. Iyo nagiye kwishimisha burya Yezu aba ari wenyine. Cyo bikoreye ikintu cyakomeje no kuntera ubwoba, ni nkomeza kwibaza ukuntu ndi mu bari basize Yezu icyo gihe, none Yezu yagiriye impuhwe nabaye padiri kubera Imana. Ntabwo ari kubwanjye, ni impuhwe za Yezu, ni Yezu wabikoze, ntabwo ari jyewe. Kandi nari namusize. Nta soni mufite kwa muri kwirira mukinywera mukabyina mukadabagira kandi Yezu mwamusize ari wenyine. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Iyo umuntu yasize Yezu amera ate? Umukristo wasize Kristo amera ate? Ibyanditswe bitagatifu by'uyu munsi biraza kuduha ingero ebyiri, hamwe n'ikibazo handi n'igisubizo, bitwereka uburyo iyo wataye Kristo utora sekibi. Byombi birashoboka. N'igihe wataye sekibi utora Kristo. Reka tubanze tunyarukire gato ku gisobanuro cya sekibi cyangwa cya shitani. Shitani bamwita mu kigereki diabolos. Nuca hagati y'ibintu bibiri byari byunze ubumwe, ubundi kimwe kikajya ku ruhande ikindi ku ruhande, akabisaturamo kabiri, divisere, gatanya. Uwo ni sekibi. Sekibi rero akazana amacakubiri, akazana amatiko, akazana umwijyane, uwo niwe bita sekibi. Iyo sekibi yinjiye ahantu, abantu bahita babura Kristo nyine, bakabura amahoro, bakabura ibyishimo. Aha, nguko uko ushobora kugwa mu byishimo nkishimisha, ariko Yezu Kristo we ababaye, bya byishimo biza kunshimuta hanyuma byo kwa sekibi nyine. Mu isomo rya mbere turumva abasize Kristo nicyo basaruye. Iyo uriye ntusangire na Kristo, bigenda gute? Nta kindi usarura usibye ishyari. C'est ça la jalousie. Tukaza kubona ikimenyetso cya sekibi kije muri iri koraniro, ikoraniro ryo kwikubitiro ya Kiliziya Yezu Kristo, hajemo sekibi arivanzemo. Sekibi winda, sekibi ushingiye ku biryo, sekibi ushingiye kwigabura. Iryo gabura cyangwa iyo nda nini yari ishamikiye ku moko. Abayahudi ndetse n'abagereki batari kuvuga rumwe kubera iki? Kubera ikibazo cy'inda. Ngo nuko bavuga igihere cy'abatangiye kwinubira abahebureyi kuko afakazi babo batitagaho ko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Amen, amen, amen. Ng'amacakubiri aratangiye, sekibi aratangiye, sekibi yabanje kwinjira. Ashingiye kunda, ku bwoko, ironda koko, ironda karere, ironda dini. Ryatangiye muri iyi kominote. Ariko nubwo sekibi yaza, Yezu Kristo aba ari hafi kugira ngo koko yongere adutore igihe se cyamaze kudutatanya ndetse no kudutorongeza hirya. Nuko rero Yezu Kristo yaje muri iri koraniro n'ubundi abyutsa umwuka mu ntumwa za ntumwa 12. Nuko rero zishyiraho organisation, uburyo bwo gukemura ikibazo igihe cyavutse no gukemura impaka, distribution des tâches. Nuko rero bagabura imirimo. Uwo ni Yezu Kristo utangiye kuza, abashyizemo umurongo, ordre, kugabura imirimo. Bamwe bagaherera mu kugabura koko ifunguro ry'umubiri, abandi koko mu kugabura ifunguro rya roho ryo jambo ry'Imana, intumwa. Nguko gutora abadiakoni, diakoni bigasobanura serviteur, diakonos bigasobanura serviteur, umugaragu, umucakara ugomba gukorera abandi, kwita ku bandi. Nuko intumwa zikemura icyo kibazo zityo zibwirijwe na Roho Mutagatifu. Kurwanya sekibi ni ukugabura imirimo mukajyana neza, buri wese akaba ari ku murimo we, ariko imirimo yose iza kudufasha kwegera Imana, tukegeza abantu Imana. Icyo nicyo Yezu Kristo atwifuzaho hamwe n'iri somo ry'uyu munsi, kugabana imirimo kugira ngo dushobore gukorera Kristu na Kiliziya ye, au service de l'église. No mu ivanjiri y'uyu munsi naho turahabona ibibazo by'ibi ngibi, aho sekibi naho ashaka kwinjirira, ariko Yezu Kristo akahinjira. Ariko Yezu Kristo akaza guhaza nawe, akavuga igira iti l'autorité n'est jamais absente. Ngo nta na rimwe umuyobozi asinzira, nta rimwe umuyobozi ashobora kubura. Na Yezu Kristo nk'umuyobozi nawe ahora hafi kugira ngo dukize sekibi igiye gushaka gutugusha. Twumvise ikibazo cyari kiri muri ivanjiri, umutwe wa 6:15 w'ivanjiri ya Yohani. Baratwibutsa uburyo Yezu Kristo yari amaze kugabura, agaburira abantu imigati, bagahaga, bakarya kandi bakanasigaza, kunyurwa. Yezu Kristo rero nyuma yo kugira amasigise, nyuma yo kugira ibyo bihe byiza by'ibyishimo, anyuriye hehe? Anyarukiye mu isengesho guhura n'Imana Data kugira ngo baganire. Nuko Kristo koko ajya kwiherera. Bisoza rero batubwira uyu mutwe uburyo Kristo nyine yagiye kwiherera, agenda wenyine, kwa gusiga Yezu wenyine. Nuko intumwa zaje kugira gutya zirigendera, zisiga Yezu wenyine. Yezu yarari he? Yezu yarari mu isengesho. Bakomeza rero batubwira uburyo koko bagiye ari bonyine, buza ngo kubiriraho. Bamaze kubiriraho bacitsemo igikuba, birumvikana koko batangira kugira ubwoba, batangira kugira ibibazo. Nguko nyine iyo wasize Kristo
ubwoba butangira kuza nyine, sekibi atangira kwinjira, kuko sekibi koko ni ikimenyetso, ubwoba ni ikimenyetso cya sekibi. None koko yinjiye mu ntumwa za Yezu Kristu, kuko byagenze gute? Zasize Yezu wenyine. Yezu yarari gusenga. Nibwo rero hatangiye kuza imiraba, ibihengeri mu nyanja. Imiraba isobanura ibibazo byiza iyo twasize Yezu bitugora kubikemura, ariko Kristu igisubizo niwe wenyine ushobora kuza koko agasubiza. Igihe twasize Yezu duhura n'ibibazo. Iyo umukristo yasize Kristu bimumera bite? Arasandara, arasigara nyine, sekibi aramusama. Erezuma que Jésus est là. Yezu Kristu ntashobora kubura, ntashobora gusiba, nubwo twamusiga wenyine n'ubundi araza agakomeza kugenda aza kudushakisha. Iyo twatorongeye, iyo twagiye twenyine, iyo twashatse kumuta, akaza n'ubundi akadusanga. Ni nk'uko nyine tugata Kristu wenyine, tukajya mu byishimo, kwishimisha, kwinezeza, n'ubundi Kristu akaza aje kudutora kugira ngo akomeze dutume kubera urukundo dukunda. Nk'uko Kristu rero aje abasanganira, akabahumuriza ati nimuhumure ninjye. Ngiki gisubizo cya Kristu, uza atarura intama ze, uza uri kumwe n'abigishwa be, agakomeza kugenda batabara. Iri humure rya Yezu Kristu natwe riratwibutsa uko tugomba gukomera mu bigeragezo, mu bitotezo, mu burwayi, ibibazo bya buri bisubizo. Bityo ntidute Kristu, ntitwivumbure, ntitujya kwishimisha, ntitwishore mu ngeso mbi z'urukozasoni, ibyaha byinshi by'urudaca, ahubwo tugumane na Kristu. Tugumane na Kristu mu isengesho, gusengana na Kristu. Iri koraniro rya mbere ryaranzwe no gusenga. Iri sengesho koko iyo uri kumwe na Kristu y'umurikyo na Roho Mutagatifu, niwe ubasha gukemura n'ibindi bibazo byose biba biri muri sosiyete, biba biri muri communauté, biba biri mu rugo. Kubera iki? Umurikyo na Kristu. Naho ubundi iyo udasenga urasenyuka, urugo rudasenga rurasenyuka. Kandi n'abasenga ku buryarya nabo maherezo nyine sekibi arabinjirana, ntibazamenye koko yaje. Uwasize Kristu asarura sekibi. Tujya kunyarukira mu ishuri ry'imibare, uze kugerageza ukora imibare kugira ngo urebe ukuntu wasigasira Kristu, maze koko witaze sekibi ishobora kugusandaza, igasandaza communauté yawe cyangwa urugo rwawe. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika, très loin, ngo abihaye Imana ngo babanaga muri communauté imwe, ariko ngo abihaye Imana ngo bakaba batari bahuje ubwoko. Ngo cyo rero kikababera intandaro yo gushwana ndetse no kubana nabi, amakimbirane muri communauté yabo. Ngo abihaye Imana ngo bari 12 babana muri communauté, nuko bagashwana kubera ikibazo cy'amoko. Cya kibazo cy'amoko cyahozeho mu Bayahudi, Abaheburayo ndetse n'Abagereki. Nuko igihe kimwe kiza kugera, koko baricara bavuga bati koko abantu bihaye Imana koko dukomeze kurangwa n'ubwoko bene kakageni. Baricara ngo baza gufata imyanzuro y'inama yabo kuri icyo kibazo cy'amoko bari bafite, baza kumvikana ko ibintu byose bagiye kujya bagabura, babiri bakagendana mu bintu byose, kugira ngo bagire équilibre, banganye bahuza ubwoko koko. Ubwoko A bugahura n'ubwoko B mu gihe cyose bagiye mu mirimo, bityo koko ntihazagire usumba undi, bose bajya banganya. Nuko no mu muhamagaro w'abandi baza babagana muri uwo muhamagaro w'abihaye Imana, naho bakagenda bagira gute équilibre, banganya, kugira ngo koko icyo kibazo ngo kitongera kuza. Bakristo namwe munyumvira uburyo nyine iki kibazo bagikemuye, babaho ngaho nyine mu mahoro, iki kibazo baragikemuye batya, inganya agaciro, bashyiramo ikimenyetso cy'abingana, umubare wa A ukangana n'umubare wa B, kugira ngo koko ejo batazajya basumbanya nyine mu moko, bose bakanganya, imirimo yose bakanganya. Uko bari 12 baza kugabura imirimo y'ubutumwa, kugira ngo ubutumwa bukomeze kugenda neza, kandi koko ntibazongere gushwana, babane neza. Ngo kubana neza ejo badakoma rutenderi. Ngo bari bagizwe n'ibyiciro 6 by'ubutumwa bari bafite, babiri bakagendana. Webaze koko niba bagiye mu butumwa babiri, kote ya A, uruhande rwa A n'uruhande rwa B, ni nk'Abagereki nyine n'Abayahudi. Babiri bagasigara mu rugo bakora ubutumwa bwo mu rugo, bandi babiri bagakora ubutumwa ku ivuriro ba muganga, abandi babiri mu mashuri education, abandi babiri kwita ku bababaye les handicapés, abandi babiri bakajyana gusenga. Ako kantu mubyeyi bakajyana gusenga koko. Nuko rero abandi babiri nibo bari bagize communauté, bari abashefu, umwe ku ruhande rwa A ari president, undi ku ruhande rwa B amwungirije, kuko nyine bagombaga kugendana bakayoborana bombi. Komite nyobozi babyeyi igizwe n'amoko nyine abiri, bombi bagahura. Nuko iyo communauté nyine imenyerana gutyo muri ubwo buzima, guko nyine buri wese agomba kugendana n'undi, nta ugomba gusiga undi, kugira ngo koko
ejo n'ejo bundi hatazongera kuvuka ikibazo cy'amakimbirane gishingiye ku moko. Nuko kuko imirimo yabo barayikomeza, ubutumwa barabugendamo neza kuko bikwiye. Nuko igihe kimwe kiza kugera bya bintu yuko nyine nyaki batararabushyitsi, kandi ngo aho umutindi yanditse ngo ntiriva, wa mushefu aza kurwara wo ku ruhande rwa A. Amaze kurwara arwara urwayi ukomeye, uburwayi bw'impyiko. Ngaho nawe tekereza undi uza kuboneka muri iyi komite kugira ngo ajye kumuha impyiko. N'ubundi muri wa mwanzuro bavuze ubwo wagomba kujya kumuha impyiko nyine bakoranaga wo kuri kote B. Nuko nyine abari we bajyana mu bitaro kugira ngo amugumishe ajye kumurwaza. Bishoboke ko niwe uzanamuha n'impyiko nyine kugira ngo kuko wa muryango wabo ukomeze gukora neza. Babandi ntibageze mu bitaro ngaho kurikiza umwitozo ukuntu wagiye ugenda. Byumvikane hari abatetse ingemu, babandi basigaye mu rugo abagombaga kubagemurira bari babiri, babandi bari basenga. Ubwo basize Yezu wenyine. Nuko rero batwara ingemu kwa muganga bagemuriye wa undi warwaye na wa murwaza. Nuko ngo bageze mu nzira bishoboke ko ibyo byari bishyushye, umwe arasitara aragwa. Amaze kugwa arakomereka bikomeye cyane. Ubwo kubera ko bari babiri undi nawe ahita yikomeretsa kugira ngo bihwaniremo bombi koko hazemo ya equilibre. Ngo nuko amaze gukomereka aba babiri bari mu nzira, babandi bari kwita kubababaye les handicapés, bahita bazana imodoka kugira ngo batware bagenzi babo, maze koko babageze hehe, babageze kwa muganga. Imodoka igira gutya igeze mu nzira itoboka ipine, sibwo se banakoze n'impanuka. Nuko barakomereka abari bari muri iyo modoka, babandi bari bakemuye. Urumva bamaze kwa bane niba ukurikiye, kandi urumva bagomba gutabarwa n'abandi bane. Ubwo babandi bakora mu mashuri n'abandi bakora mu ivuriro bahise bihuta kugira ngo bajye gutabara bagenzi babo bari mu nzira kugira ngo bajyane kwa muganga. Nuko ngo bagejeje kwa muganga, urumva inzara yari igiye kubica kuko nyine ntawe urukiri gukora muri bo, yanjye mu bari bajyanye ntawe bagifite. Nuko abandi bari basigaye mu rugo, urumva ko basigaye ari babiri, bongera guteka indi ngemu ngo bajye muri bagenzi babo. Ubwo muri ako kanya bahita bakinga kominote yabo, bahita bakinga urugo rwabo bajya kwa muganga. Sibwo se kominote yose yisanze iri mu bitaro. Bamaze gukinga urugi rwabo, bamaze gukinga iwabo, bose bisanga bari mu bitaro. Bafunga kuva bafungura ibitaro. Ubu bose bari mu bitaro, ni abatazabiba muri kominote yabo. Bafunze kominote bari mu bitaro. Kristu bavandimwe, Yezu Kristu akuzwe. Nguko uko abantu batajya basiganwa, ariko ikibazo gituma badasiganwa kugira ngo kuko barwanya amacakubiri, barwanya ubwoko, barwanya desequilibre, barwanya ubwo busumbane. Mukristo mvandimwe akakandura kumva gufunga kominote yanyu, gufunga urugo rwanyu, ugafungura ibitaro, bikaza kurangira mwese muruhukiye mu bitaro. Kubera iki? Nuko nyine murwaye, mwarashize, mwaraboze, kandi murabihaye Imana, musize Yezu. Igikurikiraho nyine nuko nyine muguma mu bitaro mukavuzwa nyine kuko nyine murwaye. Murwaye iki? Ibaze nanjye nibaze. Nuko abantu benshi bishobora kubaho ukaba mwakwiha sekibi aho kwiha Kristu. Amacakubiri akaba ari kubagenga. Ibintu byose muri gukora kugira ngo koko muzane equilibre, munganye iganya gaciro mu bihaye Imana mwa. Hose tugashyira imibare inganya gaciro, kunganya ubwoko kugira ngo dukunde tugira amahoro. Amahoro nyabaki, amahoro ari mu bwoko, amahoro ari mu ironda koko, ntaho mwayakura. Mwasize Kristu. Iyo ni sekibi nyine iraho ngaho. C'est le diviseur gatanya. Nuko dushobora gushaka gukora equilibre de race corporelle, ariko tukaza gutakaza equilibre spirituel. Niho hazavuka crise de vocation, bikaza kurangira koko turi kugendera ku moko. Inzu z'abihaye Imana zigengwa n'amoko, ingo zikigengwa n'amoko, ibihugu bikigengwa n'amoko, abaturage bakigengwa n'amoko, abakristo bakigengwa n'amoko. Ironda koko abakristo bavandimwe, ku buryo bizarangira ukagira ibintu byose ukabibona mu bwoko. Ntuzaha umuntu akazi utabanje kureba ubwoko, ntuzemerera umuntu kujya kw'Imana utabanje kureba ubwoko. Tugeze ahabi bakristo bavandimwe, niba ukiri aho ngaho uri ahabi. Ntuzemerera ko umuntu igaburo utarareba ubwoko bwe. Ibintu byose ukabanza ukareba ubwoko. Extremiste raciste. Wumvise igisubizo cya Yezu ati nimuhumure nige, uri kumwe na Kristu niyongera kugira ubwoba, niyongera kugira amacakubiri, niyongera kugira ironda koko, kuko Yezu Kristu ni muzima. Nta Yezu Kristu w'ibicubaho. Yezu Kristu yarazutse, Yezu Kristu yaratsinze, atsinda icyago, atsinda urupfu. Yezu Kristu ni muzima, nta Yezu w'ibicubaho, nta Yezu matikubaho. Yezu ahora ari muzima. Rero wirinde kumucamo kuko Yezu Kristu ni muzima. Wihaye Imana, padiri masere frere, wasanga nawe ubutumwa bwawe nyine 12 namwe ikibaranga ari kugenda
murangwa n'amoko, mugengwa n'amoko, icyo mukoze cyose muri kureba, mwabanje kureba ubwoko, niba ubwoko buhagarariwe, niba ubungubu buhagarariwe, ngo kugira ngo hataza kugira uburakara. Kurakara abakristo bavandimwe ubutumwa bw'Imana. Iyo myanya abantu bariho kubera ubwoko, ibyo byose ujye umenya ngo ni sekibi, azajya gucyune araguhananduye nyine. Niba koko uri kuvura kubera ubwoko, niba koko uri kwigisha kubera ubwoko, umenye ngo Kristu waramutaye. Umupadiri ukuze ngo yigeze abwira umupadiri ugiye kuwahagara amubwira ati, padiri, iyo Yezu Kristu akiza kureba ubwoko niho ari kuba padiri. Amen. Mu Kristu muvandimwe, Yezu Kristu yakiza kuba areba ubwoko, akareba umuheburayo, akareba umuyahudi, ntabwo ari kuza kugucungura, ntabwo ari kuburahuri, ntabwo umurimo uri gukora kuwukora, ariko erezuma Yezu Kristu ni umwana mwiza. Erezuma Kristu ni muzima, Kristu arangwa n'ubumwe, abamuhaga bose nabo barangwa n'ubumwe. Niko mu Kristu muvandimwe, uri mu moko, uri kwishora mu ngeso mbi, wasize Kristu wenyine. None se uracyari umukristo? Iyo usize Kristu ari wenyine, iyo wataye Kristu utora sekibi, iyo wataye sekibi utora Kristu. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.